What's up ladies and gentlemen, welcome to Jeff Gat TV. Nashimira umaze ukanda kuri subscribe, like na share. Na utari wahakanda ndagushishikariza kwakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Hari iminsi myinshi ndakora ibiganiro ariko naravuze ati reka abakunzi ba Jeff Gat TV mbashiriyeho filime bita Inyamaswa y'Inkazi. Nari maze iminsi myinshi muri Utah, kano kanya nagiye kureba impano zitandukanye. Kano kanya rero dufite umutumirwa ufite impano nziza mu ndirimbo zihimbaza Imana araza kutwibwira, ariko iki kiganiro kiraza kumara iminota mikeya hagati ya 15 cyangwa 20 nta wamenya, bitewe nuko hafite flight agiye kujya muri business zitandukanye, kandi sinjya mbasha kwiterera muri business z'abanya business bagiye gukora business n'abandi banya business, kubera ko izo business atari business zanjye. Rero kugira ngo tubashe gutangira, hari abantu benshi nsuza bo muri Utah. Anyway ndabasuhuza cyane abantu bita bamushimiye Imana, mushiki wabo umuntu muzi, mushiki wabo abantu bitwa badamiye barusi Elisa Kim nagusuhuje. Ubu ntabwo yitwa Elisa Kim, yitwa Papa Junior. Nago nkimusuhuza ati ngo ndi gusuhuza Elisa Kim, nsigaye nongeraho ati Elisa Kim n'umuryango ako kantu. So kugira ngo tubashe gutangira, reka dusabe umutumirwa wacu kubanza kutwibwira. Yes, mukombere mazina ni Edison Bahati. Yego. Hari nakandi ka Byiringiro ariko benshi bazi, ariko ubu ngo mpagaze nka Edison Bahati. Yes, Edison Bahati twagusuje cyane kandi twakwakiriye kuri Jeff Gat TV. Sinzi niba Jeff Gat TV wari usanzwe yizi cyangwa nibo bwa mbere wayumvise. Ntabwo bwa mbere nari nyizi cyangwa nyumvisha ibiganiro mugiraho byiza kandi nanjye mbikurikira. Yes, urakoze cyane. Rero Edison Bahati, umuntu yumvisha Edison Bahati yakumva inde? Kano kanya abantu bumvisha, hari abantu bajya bavuga ati umuntu yumvishe wenda nka Nshuti yata yumva ati abakobwa abenshi banze nk'umu athlete, umuntu w'umukinnyi. Yego, muri football, yes, American football. Yego. Ariko ubu ndi umwana w'Imana. Amen, amen, amen. Nanasubasha uvuze ikintu cya football, mpita nibuka umuntu bita T Jackson. T Jackson twagusuhuje, aherutse gupostinga ati abambaza ngo impamvu ntagisohora indirimbo mumenye ko nabivuyemo. Bo kubera ko I don't know. Ni ikibazo ka football muri Arsenal. Ni umufana wa Arsenal. T Jackson twagusuje cyane, ariko iyo mpano yawe ntuyiryamishe ko hari indirimbo yitwa Ubuzima ya T Jackson nkunda. Ina ndirimbo yamushize ku rundi rwego, yatumye dutekereza ko afite muri 35 kubera ibitekerezo bye. Yarari yo kubwamagirira Imana. Yes. Rero tubasha gutangira, uri umwe mu bantu b'abahanzi mu ndirimbo zihimbaza Imana. Hari n'indirimbo ebyiri uherutse gusohora, hari n'indi uherutse gusohora n'undi muntu w'umuhanzi nawe uzwi cyane, nayo turaza kugenda tuyigarukaho. Gusagira icyo uvuga kuri izo ndirimbo ebyiri kugira mbashe kubaza ibindi bibazo. Yes, izo ndirimbo uko ari ebyiri zose ziratandukanye. Yego. Ariko ni izo gushima. Yego. Ya mbere yitwa Narahindutse, niryo zina nayise. Yego. Because ni nka life story yanjye. Yego. Arumva uyumvishe irivuga ubwayo, turayishimira. Niyo ya kabiri yindi nayo niyo gushima Umukiza Yesu kubw'ibitangaza yadukoreye. Yego. Hakuze gukunda umuntu ugukorera ibibi. Yego. Uwo ni Imana nayo kabisa. So ni ibyo ndirimbo muzayumva utarayumva. Bayisanga ku channel. Amazina ni Edison Bahati. Yego. Yaba nibuke no gukanda kuri subscribe, izo ndirimbo bazisharinge, kubera ko hari igihe umuhanzi aririmba indirimbo igahindukira ikigisha abandi bantu. Amen. Yes, rero kugira ngo tubashe gutangira dukorezaho akapera wenda nk'igice cya mbere n'akarefre ku ndirimbo wakunze muri izo ebyiri. Ni iheza ahubwo ziyihewe. Hari indirimbo nakunze cyane, nabonye no kuzamuka neza, indirimbo wakoranye n'umuntu bita Elisa cyangwa ni Elize? Ni Elisa. Iriya ndirimbo narakunze cyane, uburyo watangiyemo ntabwo natekerezaga ko. Anyway, n'ikindi kintu cyantunguye, ntabwo natekerezaga ko uri muremure binganure. Uzi ko nkurushaho metero imwe gusa. Yego. Ibintu na Elisa.
turahera he. Ako tunibutsa abantu abakunzi ba Jeff K TV ko barajya kucekinga iyo ndirimbo kuri channel yawe, bantibuke no gukanda subscribe kabisa. Utabikora nikoza kabisa ya. Okay, ntareba ndakare Afrikayo. Yego. None waterana cya gice cya mbere nakunze. Ya. Oya gutera igicezo kugira twihute ko bazagira baririmbira ka Afrikayo. Yego. Ya. Uwajyaga humuriza abandi nawe yarakeneye umuhumuriza, twibuke ko yarafite ububasha bwo kwanga kubambwa nkazira ibyanjye, ariko yatereye amaso ku iherezo ry'urugendo abona umunezero w'abazava mu bisebye, atega amaboko baramufata baramubamba ngo mbone ubugingo. Dore umugoroba wuzuye ishavu, dore umugoroba umwami w'ibihe yabonye ko nawe bimwasamiye, ararangurura ati data, niba bishoboka iki gikombe cy'indenge, yari biteye ubwoba kuko icyitwa inyoko muntu cyose cyari igiti kiyari k'uwo mwami Yesu, yarahagoboka arakitangira. Uwajyaga humuriza abandi nawe yarakeneye umuhumuriza, twibuke ko yarafite ububasha bwo kwanga kubambwa nkazira ibyanjye, ariko yatereye amaso ku iherezo ry'urugendo abona umunezero w'abazava mu bisebye, atega amaboko baramufata baramubamba ngo mbone ubugingo. Uwajyaga humuriza abandi. Amen. Ni indirimbo nziza, wahumurizwaga nawe yahumurizaga abandi. Ari nacyo kintu twagakwiye kwigira kuri Yesu. Nyaboneka mu gihe uri guhura n'ibibazo ujye umenya ko hari abandi bafite ibibazo kukurusha, ubatera imbaraga nubwo waba uri guhura n'ibibazo. Indirimbo zawe zigaragaza nkaho uba uri kuvuga ku mateka yawe. Nayahe mateka wari ufite atandukanye nayo ufite kano kanya? So muri ya ndirimbo ya mbere yasohotse, yego nayo wayirimba Kareve nayo kuko ndabizi urayikunda n'abantu benshi bazayikunda n'ubundi baranayikunda. Of course. So ni indirimbo yitwa Narahindutse, kandi mbere yuko nagira n'icyo mbiririmbaho kwivugaho. Akenshi bamwe muri twe tugira amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristo, yego, ariko ibikorwa dukora hanze aho ngaho ugasanga bitandukanye n'ibyo twigishijwe n'ababyeyi. Exactly. So nuko nari imeze, reka mbifate gutyo, yego, ariko nyine nyuma nza kubyimenyaho. Burya ni byiza iyo wimenyeho ikintu ukagikosora, yego, nuko byagenze ndabyimenyaho, yego, kubera ubuntu bw'Imana birahinduka byose, ubu nta mateka kabisa. Amen. Abantu benshi batakuzi kano kanya ariko bari bakuziho kera, ni cyo kintu bari bakuziho cyane utishimira kuba barakimenye? Mbona ibikorwa runaka ntaba specific, ariko wenda mbaye broad nakundaga gutwika kabisa. Gutwika mu buhe buryo? Gutwika no guparinga, like nakundaga ibintu by'amapari cyane. Yego. Habubwa ibibi by'abantu bibakoze isoni, bigatuma bareka ingeso za bombi, ariko ntibamenye yuko Kristo ari we ubareshya, ngo bitaba ijwi rye rirarika. Uko niko naje ntewe isoni n'ibyo ndimo, mvuka mu muryango w'abakristo ngakora
rundi rwego kabisa. So urubyiruko rwinshi kano kanya hari igihe rujya rureba abantu bari kujya gusenga, abantu batajya guparinga, bakabafata nkaho ari amapanci, reka nkoresha iryo jambo, cyangwa bakabafata nkaho bataye umutwe. Kano kanya abantu bari guparinga, bari kureba kino kiganiro kano kanya, hari n'ikiganiro ndaza gukorana n'umuntu bita Decision, se wayimuvuze, sorry, ariko Decision nawe ni umuntu urimba indirimbo nyine z'urukundo nyine, uri kumva nyine audience ye cyane cyane iri mu bantu baparinga. Nk'abo bantu wababwira iki? Gupari akuzuye abantu bakiparinga ukaba warabivuyemo, nicyo kintu uri kubona kano kanya gitandukanye n'icyo wabonaga kitari gutuma usubira mu guparinga? Wenda ikintu ugenda amaze kumenya cyangwa kwimenyaho, yego, kujudging ntabwo ari byiza, yego, cyane cyane nk'umuntu wita ngo ni umwana w'Imana, ugasanga nawe nkubonye uri mu makosa nka kujudging instead of kukumva, aba nakubwira ati ni gutya mbibona, ariko burya perspective mba mfite ntabwo ari yo ufite. Yego. Ariko nta muntu ujya muri party kiretse nyine nawe iyo yibuze, ntabwo abenshi baba bari lost. Yego. Ntabwo wambwira ngo umuntu ari lost, aho kugira umwereke inzira ukamujudginga ugasa nk'uri kumusubiza iyo ari kuva. Yego. Kandi biri tubwira ngo abakristo uzabamenyera ku mbuto bera. Rero tujye twerera abo bantu imbuto, tubayobore. Bundi kubayobora ni ibyo dukora. Niyo ngiye nzakora ibyo ngomba gukora, numbona ukabikunda, byanze bikunze nawe uzabikurikiza cyangwa se ubikore better than me. Yego. Uri umwe mu bahanzi b'indirimbo zihimbaza Imana, nshobora kuvuga bafite indirimbo zitari nyinshi cyane kandi bamaze igihe gitoya, kubera ko hari abantu bamaze igihe kirekire bafite indirimbo nyinshi, nk'umuntu bita Nshuti, umuntu bita Houston yambwiye ko ari wo muntu ufite video nyinshi zibitse. Nk'umuntu rero nka Nshuti ufite indirimbo ariko umaze igihe gitoya, ni cyo kintu umaze kubona cy'impinduka gitandukanye nuko waririmbaga indirimbo za gospel? Impinduka wenda navuga mu buzima, ibintu ntabwo byoroshye ku bantu nk'aba Nshuti na ba Jackson na ba Houston, mwubaho kabisa, ntabwo byoroshye. Yego. Biri nka addiction, niko nabyita. Iyo bigiyeho nta gusubira inyuma kabisa, kuko byanze bikunze hari umuntu uzakora ati se ku kwezi gushize bimeze bite. Yego. Ariko ewana bisaba imbaraga kandi bisaba ibindi bintu byinshi, bisaba kwikora mu mufuka. Yego. Ewana biba bigoye ariko it's worth it. Hari ikiganiro mperutse gukorana n'umuntu bita Gadi Houston, ndaza no kuza kumukubazaho mu gihe kiraza kuza imbere gatoya. Tukaba turi gukorana ikiganiro, aza kumbwira ngo ngisibe kubera ibintu arambwira ati dutanga amafaranga menshi ariko tugasanga community y'iwacu ntago bashaka kudutera imbaraga, ntago bashaka kudutera inkunga mu buryo bwa views, ngo umuntu amubwira ngo ukanda subscribe ntabikore. Icyo kintu nawe umaze kukibona ko abantu biwacu, community y'iwacu itaba supportinga? Niba uri umukobwa ufite Instagram, ujye kubita akarimbo ka Jagisudi, like Jagis afite indirimbo nziza. Wakwivugiye wowe? Ngiye ntabwo indirimbo zanjye ziba kuri Instagram. Oh, okay. Ndi kumukora promotion. Yego. Na Divine indirimbo harya zeze mukora ama challenge, What is okay? What is wrong with you? No, ahubwo why nyine abantu why muda supporting mugera so indirimbo. Okay, reka njye wenda mbe ku ruhande. T Jackson yasohoye indirimbo, abandi bagiye basohoye indirimbo. Why you guys don't share like? Ako hari umuntu utari gushaka kuvugaho amasitati yabo akaba ariho, hari umuntu utari gushaka kuvugaho, umuntu bita umuhanzi bita how stati yabiriho memes like umuntu yasohoye igihangano n'giposte. Ariko reka nkubaza ikibazo, hari umukobwa nigeze kumva wasohoye indirimbo nziza uturuka Lexington, I think bamwitande, umukobwa yigeze gukora indirimbo irimo batipe ba comedy ukuntu indirimbo y'Imana wo muri Lexington. Okay, tuvuga umusore wo muri Utah ufite ama video menshi atari yasohora, kano kanya rugucuruza amaseri. Nshuti Museveni. Museveni twagusuhuje. Nshuti Museveni, like you guys don't support each other, like bro. Ako Museveni, why Museveni? Yego. Ira abantu bose baba gospel. Spending amafaranga like 800 bro.
Like, That's none of your business. gukora umurimo w'Imana. I'm saying it's not like ndi kuvuga specific person. I'm talking about abantu bo muri music nyine barabizi. They spend a lot of They money, bro. spend a lot of money, you know. Bariko babibageze imbere. And You don't support. bro, it makes my heart hurt. Ntabwo ujya usinzira. That's Because the like first thing. to see like a person akaba going through all of recording, paying a lot of money, and get like 5k views. Cyangwa niyo mpamvu Or like strong adasohora indirimbo. 2k views. Niyo mpamvu strong atagisohora indirimbo. 2k views, bro. Ataruka atazi kuririmba. Can you guys even like at least support, because like I gukora umurimo w'Imana. Cyangwa niyo mpamvu like strong atagisohora indirimbo. Strong knows how to sing. What are you talking about? Niyo mpamvu strong atagisohora. Uracyaheruka indirimbo ya strongest? Yes. Strong Erin. Yes, she knows how to sing. Yeah, It's not she even knows how about- to sing. Yeah, she knows how to sing, but she spend a lot of money, but she I don't don't got know like how a she support. spend, but I know it's money. Money is not a zero. Like if you should spend a lot of money, guys, support. Like, what is wrong, bro? What's wrong with sharing, bro? Like, it's on your status. On your status. Like, mbo wenda ntanagiye na kure nakoresha urugero rwo mu rusengero. Yego. Hari igihe nka korali ijya imbere ikaririmba indirimbo nziza kandi byumvikana, Yego. ariko ukumva amena zitangwe ewana N'eshanu. n'ijana. Yego. Urumva ni ibintu ntabwo bica intege, because nabigiyemo mfite impamvu, Yego. kandi niyo nafashe umuntu umwe cyangwa babiri Ibyo birahagije. ariko Yego. mu by'ukuri nka community ubundi nta muntu wigira. Yego. Niba ubonye ikintu ukagikunda wana ntabwo sinzi wana can't you support it kubera iki? So God, I agree with you in a way. Yego. Ariko ntibikazajya biguca intege mu bandi. Amen. Nanabwira abantu, niba udashoboye gutanga icya 10 tanga ituro, niba udashoboye gutanga ituro jya gusura, niba udashoboye kujya gusura sharinga, niba udashoboye gusharinga kanda subscribe, cyangwa se byose ubikore, cyangwa byose ugira ute ubikore nimba ubishoboye. So imbaraga zacu rero turazihuza kugira ngo zikore umurimo umwe, no kubwira abantu Imana cyangwa kubwira abandi ibyo twamenya, ari byo kuvuga kwerera imbuto abadukikije. So hari ikibazo nkunda kubaza abantu bose turi kugenda dukorana ibiganiro, hari abantu benshi batandukanye b'abahanzi, ndagenda nkubwira ariko ndaza guhera ku bantu muturanye, umbwira ikintu ujye ubigiraho nk'abantu b'aba gospel. Yes, umuntu bita T Jackson, umwigiraho iki? Bro, T Jackson ntabwo duturanye. Okay, reka duhayire kuri Karangwa. Yes. Ko batuye hafi. Turaturanye. Yego, Karangwa, by the way, uriya ni family yanjye kabisa. Yego. So outside of that muzi ukundi kuntu, Yego. ariko ni umuntu uzwi mu by'imiziki kuva kera akiri umwana. Agapeti gato. Iriya video nayibonye sha. Ariko ndabona kwiruka ujya Imana. Noneho kironda nigira kuri Justin, ukuntu muzi mu buzima busanzwe, umuntu uri humble cyane. Yego. Ko abenshi wenda bakora ibintu bakibarira impamvu babitangiye, Yego. n'uwo babikorera. Ubwo wenda nshobora kuba ndi ku rwego, buriya Justin ari hano abandi turi. Rero bikabatera wenda kwiyoberwa cyangwa se bakirya. Nyari rwo rurimi nakoresha. Kwirya ni ibintu abantu benshi bagira bitewe n'aho bageze mu buzima, ariko ntabwo mbimuziho. Yego. Azi icyo ari gukora kandi ujye ukomeza ntugasubire inyuma. So reka tugaruke kuri uyu musore uri behind camera bita Nshuti, ntumuvuge neza kubera ko ari hano, umuvuga ikintu ujye umwigiraho. Yes. Rero Nshuti buriya nawe afite story yiwe ntabwo naza ngo muvugire. Yego. Ariko nawe muzi mbere yo guhinduka. Yego. Rero iyo mubonye ari gukora ibintu ari gukora bijya binshimisha cyane. Barahindutse koko. Menya ari nawe watubereye wa mbere burita kabisa. Yego. Tugaruke umuntu uherutse gukora, buriya muhanzi uherutse gukora indirimbo, ni indirimbo yabamwita James, yakoze cover y'indirimbo ya Karangwa. We umwigiraho iki? James nawe ari umwana mwiza cyane. Yego. Mubimenye mwese James nawe bikora bikunda kandi arabizi. Yego. James ntugahagarare kuko ubikora neza kandi tukuri inyuma kabisa. Amen. Umuntu bita Mugisha, ubu Mugisha rero, Mugisha twakoranye ikiganiro ariko umubwira ngo karabaye nta bakobwa bajya bamwandikira, none amakuru nakiriye nuko kano kanya sigaye atanga appointment. Mugisha nawe ateye uko nyina, ariko
nyine kuko ni abantu ni inshuti zanjye hasi out of everything so mbabazi yego ariko Mugisha ari mu bantu uzi intama ni kwameze nta birye kabisa ni umuntu ubura aho akubwiza ukuri Mugisha we Imana ikumpera umugisha amen umuntu bita Elisa Kim mwibagiwe Kamana Elisa Kim n'umuryango we twawusohoje yego Kamana nawe rero Kamana ntabwo tuziranye cyane yego ariko ni umuntu nawe uri aho tu umukeneye abahari aho namutumiye ngo abure kuza yego ko ntakuzi ngapfa gukona hariya nkagutumira ahantu ushobora kumbwira ati bimeze gutya na gutya yego ntako ni umuntu like we're there for each other. Amen. Umuntu bita Divine Yira. Divine rero mwahura twariganye ahubwo. Oh yes. Yarambwiye ngo wabaga wanyuma. Yego ndakubesheye ariko it's okay. Umutima wuzukuri kabisa. Yego. Divine tuzanye kuva kera. Twiganye muri primaire wa kabiri na tarimo wa gatatu. Yego. Tugeze Imana turongera duhurira hano aho kuva twazira ntabwo turahura ni kuri telefone gusa ariko nawe ibintu akora tuba turi kumwe kabisa. Amen. Uwo Divine Yira tuvuzeho harimo kandi Nshuti Yesu ashimwe. Yes. Umuntu bita T Jackson numvisha wamukora sinzi impamvu ubasigaye akunda ibintu by'imipira. T Jackson dufashe T Jackson rero mana Arsenal uzaba umufana wayo uzakozwa n'isoni pe rero ako n'umufana w'Imana nta wayisenze ngo akorwe n'isoni. Amen. Gira uhinduke kabisa umwicaze yige sa umuntu bita God Houston kandi ntabwo tuziranye yego ariko mbona ibikorwa byawe muntu wanjye wubahwe ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe yego. So urakoze cyane hari abahanzi naba nibagiwe bo muri community y'iwacu urugero Innocent rero ni Innocent wa hano okay Innocent ni upcoming kandi ufite ijwi ryiza abantu bitwa badiyeme yego bavugaho bombi ndeba nawe atuye hano hepfo muri Arizona n'umuntu bita Jagiso waheze kandi Jagiso ramuyebe uherutse gusohora indirimbo wa hano ntabwo nakoresha irindi zina Jagiso muri community yaje Jackson urimba muri Gayas nawe barambwiye ngo ni umuhanzi kandi ndabibona afite n'impano. Jagiso ufite ijwi ryiza nubwo ntakuzi bro. Yes ashimwe. Umuntu bita Innocent uri umuturanyi wanjye kuva kera twarakuranye twakiranye umupira yego ngize Imana nawe mubona gutyo yabisubiyemo nawe mujyama yari afite tenari yaturimaga tenari yari afite aracyafite tenari aho urabizi yuko uzi uhindutse uri gukura ijwi rigahinduka yego ntabwo ryahindutse. Amen. Yes, ikibazo njye nkunda kubaza abantu binjiye mu bintu bijyanye n'ubuhanzi wenda wavuze ku kintu kijyanye n'ibintu bijyanye n'umupira wakoraga mbere abantu benshi babikuziho usanga cyane ari nabyo byatumaga uba invited cyane mu bintu bijyanye n'amaparis kubera ko abantu bakina ibintu by'imipira abantu b'abahanzi usanga nyine baba familiar n'abandi benshi cyane. So hari ikibazo nkunda kubaza cyane abahanzi barimba gospel ugasanga nyuma y'uko babonye kuri televiziyo batangiye kumenywa n'abantu benshi abakobwa bari kubaapproachinga kandi imyaka yawe mba mbona yego ubijera ute ijambo ry'Imana like n'imyaka yawe nabo bantu benshi bari kugenda bakwa approaching. Oya none se ubundi ugomba kwimenya iyo wimenye ibintu biroroha cyane yego iyo nkurikiza principale zanjye mu buzima yego biroroha cyane kuri decision na making yego. Yes so kuwanda narakinaga ibintu runaka nyuma kubera impamvu runaka nkabihagarika yego n'abantu narinzi ntabwo bivuze ngo turangizanyije ariko inzira nyuramo mbavugisha cyangwa se tubonana irahinduka yego. Yes so urakoze cyane ibibazo bigiye gukurikira wenda ntabwo biraza kwibanda ku bintu bijyanye n'umuziki n'ibibazo byo mu buzima busanzwe nicyo kintu cyo mu buzima bwawe bwashize kandi ukajya ugitekerezaho ukavuga ati ngize amahirwe yo gusubira inyuma nshobora guhindura.
kuri icyo kibazo cyawe rero Yego. ni ibintu njya nirinda gusubiza amaso inyuma wenda ngo mvuge ngo kuregretinga ibintu Yego. ngiye aho mpagaze yego mama wanjye niwe ujya ukunda kumbwira mu cyongereza ati you are exactly where you are, like where you need to be. I mean, you're Yego. exactly where you need to be. Kandi I believe kuba ndaho ndi ibyo nanyuzemo byose Yego. ibyo bya like you prepare me to be here. yego So ntabwo ngira ibintu bya regrets byo kuvuga ngo icyampa nkazasubira inyuma ko byanze bikunze nakora ibyo nakoze. ya wenda mbashe kunganira kuri iryo jambo n'abantu bari gukurikirana kino kiganiro. Hari ijambo rivuga ngo like ibyo wakoze kera ni umusaruro w'ibya kano kanya, Exactly. kandi ibyo uzabona ejo hazaza ni umusaruro w'ibyo uri gukora kano kanya. Gusa ikindi kibazo ni cyo kintu ushobora gusubiza amaso inyuma ukavuga ati kabisa ndi umugabo. Yego. Ewan. So sinzi wenda ibintu njya comparinga ni ubuzima twabagamo kera twese tukiba mu Rwanda, right? Yego. Tukagera hano wenda navuga decision mfata mu like my daily life, ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Yego. Nibyo ndabinyereka aho ngeze mu buzima. Yego. As far as like how I think. Haba hari itandukaniro wenda buri mwaka mbona. Yego. Abyo binyereka ubugabo wenda ngezemo cyangwa se Yego. mfite. Yes. So hari ikibazo kimaze kumenyekana ngo kuri Jeffka TV, ibintu nasigaye nkunda cyane, ariko impamvu nkunda kukibaza cyane ni uko nanjye kibasha kunyigisha n'abacyumvishe kikabigisha. Yes. Kandi umuntu mbaje icyo kibazo ajya gisubiza nagaruka kumva nsubije ibitandukanye. Yes. Utekereza ko ubuzima ari iki? Ubuzima ni iki? Yego. Ako ushaka kwamugana uzi ko Jackson yarembye ubuzima ni ishuri. Yego. Ubuzima ni iki? Icyo kibazo ntabwo nari nkiteguye kabisa. Yego. Ubuzima gusa ntagisubiza ko byantera gutekereza kandi ntekereje ibintu hari umwanya. Okay, it's okay. Nta mwanya wo gutekereza. Mvuye ngo uratonekara utakereje. Ubuzima ni iki? Ubuzima ni ubwo ufite ariko ntagiye kure. Yego. Ubuzima ni ubwo ufite. Ni ubwo ufite, ni uko ubayeho. That's what life does. I don't know, like. So umuntu okay, nanjye gwa definition yanjye ndi gutekereza, ariko reka nyiceceke kuko iki kibazo nzakibaza undi muntu. So utekereza ko urukundo ari iki? Urukundo ni Imana. Udakunda ntazi. Cyabwira ibintu tutavuze. No, urukundo ni Imana. Ntabwo najya kure kuko Bibiliya isobanura urukundo in general, ariko the first ni God. God is love. You know what I mean? So ntabwo najya kure y'ibyo ngibyo kabisa. Yego. So urakoze cyane. Waba warigeze ugira nk'umukunzi mu buzima busanzwe? Yes, ashimwe. Mama wawe. Mfite umubyeyi nkunda, mfite abatate banjye nkunda. Yego. Ku bijyanye n'ibindi. Yego byabaye ariko ni ibya kera, ese byose byabaye amateka. So kano kanya uramutse winjiye mu bintu bijyanye n'urukundo, witegura kujya mu rushako, ni cyo kintu ushobora gucontributinga ku mukunzi wawe mu kumwegereza Imana? Oya ni ukumusengera, ibyo nibyo kabisa. Oya ariko ntabwo najya kure y'ibyo navuze mu kanya. Yego. Burya umuntu akubonera ku mbuto umwerera. Yego. Rero wenda ibikorwa nazajya nkora. Ukora ibikorwa ariko nanone bitewe n'ukuntu uzi umuntu. Ko nkuzi bizantera ukora ibintu runaka, nshobora gukora ikintu. Yego. Nagikorera inshuti, ntagikunde kandi wowe wagikunze. So byose biterwa n'ukuntu uzi uwo muntu. So turi kugana ku musozo, ni irihe jambo rimwe ushobora kubwira ababyeyi bawe ndetse n'umukecuru ndi kubona ariko dusuhuza cyane, turi kugana ku musozo? Mukomere cyane. Mukomere. Yego. Ijambo nabwira ababyeyi banjye. Yego. Mfite ababyeyi beza cyane. Yego. Ababyeyi banjye ndabizi barankunda. Yego. Ariko burya muri community yacu, yego, hari ikibazo kibamo mu babyeyi. Ababyeyi bacu ntabwo batubwira ko badukunda. Yego, icyo kintu twigeze kukivugaho ariko mu kiganiro. Uzagerageze, nigeze kubwira Nindera, nigeze gukorana ikiganiro n'umuntu bita Delice, sinzi niba umwibuka. Yo kwa DM, yego. Ndamubwira ati hamagara sister wawe umubwira ati ngo ndagukunda. Uzi ko n'ikibazo yamubajije? Are you okay? No, okay, nanjye yarangerageje mbwira umuntu ngo ndagukunda. Uzi ikibazo yambajije? Ntabwo nshaka kukivugira hano. So
Okay, rero turi kugana ku musozo ndagushimiye cyane ariko icyo kintu ababyeyi b'iwacu nabo bagomba kugihindura nyaboneka mujye mutubwira ko mudukunda kubera ko ni community y'iwacu. Ni community nibyo nandi gushaka kuvugaho wenda. Ababyeyi bacu babitwereka mu bikorwa bakora. Ariko iyo utagize ubwenge bwo kureba ibyo bagukorera. Yego. Utegereza ko batagukunda. Nabonye mukecuru ari kugutetesha cyane. Uriya inkumi yanjye kandi inkumi yawe mama barakwise bakwise inkumi. Turi gusoza rero ndagushimiye cyane kandi abakunzi ba Jeffka TV bibuke kujya gukanda kuri subscribe bakurikirana indirimbo zawe bagutera imbaraga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ijambo rimwe ku bakunzi ba Jeffka TV maze dusoza ikiganiro. Mwubahwe. Amen. Ariko wenda ntanagiye kure man. Yego. Nawe ubwo wenda niho nanabibwira nabo bakumviraho ibintu ukora ni byiza cyane kuko bipromoting abandi bantu. Yego. Abenshi bagira amashare cyangwa babimenye. bro. Justo nabyumva. Justo so. Ibintu ukora kabisa uri inyuma ko. Amen man. Thank you. Yes, naho mwebwe muri kureba. Yego. Amahoro y'Imana abane namwe kandi Imana ibishimire. Tuye dusapotinga na nyabo. Guterana imbaraga nicyo kintu tuba dushize imbere kubera ko nutera imbere ukazamuka hejuru indirimbo zawe zikarebwa n'abantu benshi ubwo bisubone kuzaba uri gukiza abantu benshi. Ni nayo ntego yacu kubwiriza abantu ibyo twamenye. Amen. Yes. Nanjye njya mpura n'imbogamizi nyinshi muri bino bintu nkora, imbogamizi ibihumbi n'ibihumbi bintu bishobora gutuma mbihagarika ariko ikintu kintera imbaraga n'ababyeyi babo. Ndora tamva mu kiganiro hayaka. Ahubwo so bari bavuga ni wayaka. Yicano nta biryigira. Iragabura. Tugire kabisa. Ndagushimiye cyane. Rero reka mvuga ati urakoze cyane kubw'igihe uduhaye wari uri kwihuta cyane ariko wavuze ati reka ngo igihe. Thank you so much mu izina rya Jeffka TV, mu izina ry'abakunzi ba Jeffka TV turagushimiye cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Anytime. Ciao bye. Ciao.